Aro? Narakubwenge iyo mbwa yihorere ntacyo nakumarira rwose. Narabikubujije iyo mbwa yihorere rwose. Erega narakubwiye. Erega ubona ubundi ubwonko bw'ubana Valente ari umuntu muzima. Narakubwiye icyo gihungu ni ikiraya. Ntakigenda nta n'ikintu cyakumarira. Yarangura aho ngo ufite umuntu. Yewe hatana. Uraho riva. Ukawandaye we y'umugabo. Uri kugenda wasamira abantu baramutsawe be kuri ikiraye. Wakora ugenda agira ngo uri umuntu. Yesu Kristo ngewe ndi umuntu ukomeye ufite ibyangombwa by'abantu. Urumva? Ibyo amagambo wizanishwa rero muri amugabo utabidaherega. Yewe byinjira umuntu kubatakuze nawe ngenda kuzi igenda ubeshya abandi. Uye nyine wako ntiwatinyuka ngo uvuge ayo magambo ageze aho ngaho. Kandi ayo magambo ageze aho ngaho. Ubwo si cyo mvuze uhakana ni ikihe mu by'ukuri? Ikimwakana. Ceceka ahubwo abantu bakuze batakumva bakaguseka. Banzi nk'iki se? Nk'indaya. Mukongewe ndi umugabo wiyubashye. Kandi nge nawe ndi indaya. Yawe niba ariko wiba uzabyihore nta myubahire yawe mbona. Kuya mbikubwire ngewe ntiwansuzugura kuko dore ndi umugabo umeze neza. Ikirayi kitagira amafaranga gusa nganyereka n'icumi ndebe kuri umugabo umeze neza. Suzugura rero ngiye mfite amafaranga wa mukobwa uko mbona uko sikundi. Nabikana amagambo nyine bishira mu bikorwa yanyereka bana kubajije. Ndakwereka kuri phone se cyangwa kuri simu. Aho yafite hose kuko sinzi cyasinzaho biga. Umukobwa ngiye amafaranga ndayafite 100%. Urumva kanya kwereka mbikwereke ko amafaranga nyine ari gihe umuntu aba yafite kuri nuza ngiye mbikubwira. It was at this moment. Erega jya wemera ukuri ntacyo kuba gutwaye. Urinda aho itagira amafaranga nabwo birimo. Ndara kuri inde ko amafaranga Mu majipo y'abagore bose. Nta nubwo ugira aho barizwa. Nakundi muko nakundi mbikubwire ewana kibazo nuko byuzu gusimbanya kuwe badambura. Mukamana si waramara. What? Segatekese. Arama na amafaranga. Sex uko segateke yemerara. Nani segateke aremera sex. Hasi meze nabi kabisa. Ngo hasi meze nabi. Undi suje umera neza byagenze gute ko n'undi horo umeze nabi. Nize sex umukamana aremera. Segateke. Gira vubuza mu. Kuye mukuyamera surumva inyungu ugende ubikure he. Uzayama ryari? Bizi kwa gatatu. Genda ubikopesha babwira ko uzayaba. Bira bintu sugira ngo barabikora. Ntabwo bagira ugira uzamura ngangwa. Sha, sugukubesha nta n'icumi nanago. Urifa twabanye neza iwana hasi hejuru inzu isubize inzu ziwanyu nazibayemo umuturage mwiza sibyo ko nyine sigaye ndara mu kazu kepfiriya. Ko sukwishyura iki ko mbana yose wayamariye mu majipo y'abagore. Uri natakubeshye nize sex aho kabisa. Ngutize sex? Yego. Ahubwo se nimba ugiye kujya kuri wari muri gateke nimba ari biki? Wagiye ukaguza abandi muri abo ngabo bavuze. Gatekesha. Urafite amanyage n'ibizunguza. Uzacyura. Bizi se gateke ndanamwemera buriya. Abandi babona nta kigera ugira unize sex ambanze ngereye. Ugira unize sex. Nize sex ambanze mu biro. We fashisha no kwiza. Umuntu w'umugabo ko kuri wakwira gusabiza sex. Segateke nakaba mugiye. Nako nta mugabo kuri mo nayo nibagiye ko yewe nta mugabo bwawe pe. Akiranya guhe rero ariko uzayabe. Uri umugabo nakurindaye. Nawe wanyita ndase ko ngiye kwa Segateke. Ega Segateke afite amanyashi. Ugero. Nurwo uzacyura. Uri baturi kumwe turi. Oya byasubize zandaza. Oya nta bahise kari kwa Shika wagice ubundi. Umwami ngo ndi igice ariko abakobwa b'iki gihe umugabo nkaye ufite ibigango mubibona nubwo ari kirida ariko amaboko ndayafite. Urangije kuvuga ngo nigendere. Umugabo araboga. Banabogorwa ariko. Ndakubwira beri ndakubwiza. Ndakubwije tongera kunduka icyo gitotsi giye tukambarana. Tukamba. Ubundi wigizaga iki? Nge ndakagabo. Nyirurakagawa. Numva ko nawe byemeye. Urakagawa ntabwo uri umugabo.
yatari yagunyuzamo akantu kagashya wabigerageje se ntabwo ndakagaho ntabwo umugabo umuntu ufatika nyine umuntu ufatika ntabwo ufatika ahantu hose wirirwa uzenguruka wewe se numvishe mu kabari kuvuga ngo uri indaya ubundi ushingiye kuki n'amazi wamazi iki se ubundi wasigaje sibyo mbavuga ubu nabimara ahubwo bikanagira neza ubwabo bw'abagore oya mbwe mbanije kuboga nigendere ndakubwiza ukuri urambwiza ukuri se iki twambara no warambyaje gatanu ni wankora twambara twakambaranye se ako se undi wambaye iki ibyo bintu byacitse ndebera umuntu wundi umugabo yambara bino bintu ndebera izo ntabwo bigaragaza ako umugore we yaranago ndebera inkweto izi ni style z'abasaza ndebera uzi aya mapantaro arareshya ariko nawe nangureshya ubundi uri igice niko nakubwiye wagicewe nongera nabisubiremo igice koko utari igice suri igice ngo ndi igice nk'amapantaro yanjye umusatsi gwakerewe wagira ngo nizamaye babo zabuze aho ziba umugore we reka kugubwira yaragowe Kikoza akantu wambaye nagapira kazima kumbara nako wakaboze wagashimye ko nagashimye ariko ibyo mbavuga rero ariko ipantaro nushaka wisubiraho umugabo yagiye kujya mu rugo abanza agahera ku gapira ubu nawe urambaye ariko mana Imana irihangana warayirumbire ko ntiwajya mu rusengero wambaye gutyo yes design z'abastari abasitari nkaho uri umusitari rero abasitari b'ikigere rero reka mbabwire ndabona akaboga iza kugenda n'akamodoka k'umurenge nureba nabi rega abantu ntabwo bajyana abantu bambaye nabi ariko mwiza ukuri reba urwo rukweto wambaye reba iyo pantaro wambaye urukweto rega izi ni design kandi ubu wasanga uvuye gusenga ko mbona no ku cyumweru cyane ndasiga Imana kabisa n'amapantaro yacitse ariko se ubundi ahantu usenga unanuko bakwibazaho ahubwo reka ibyo tunabyo barembwira ibyo bavugaga na nigendere nubwo uri no kubona uri igice hari ikindi ushaka kumva ngiye ukuri kw'Imana nkubwiza ukuri waserera You got it? Jesus! Niga kwetu ndahemutse we bamututse ku Mana usuzira ngo tujye kuzikora kagende suja ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power. Harana ni transfer y'abanyagataro bamuresheje ari transfer y'abanyagataro bamuresheje kuko ni mureshe transfer nibagirwa inkweto nyanganire inkweto zanjye It was at this moment. Mana yanjye ahantu nimbona amavuye usubu ndace ubu nje kujya hepfo ngasanga urukweto rwaro ntajya Nari gukoresha n'ibiki nibajya agapira nigeze gukoresha n'ibiki ibintu gukoresha kananjyana aho uya kujyana nabo nakujya ko nakamaro nakukoresha utunumba nkoresha tw'ugusitira umuntu wese umuzimu koko Mana Mana koko Mana ndahera uyu muzimu nigendera koko reba nk'ubu ngubu musizi wenze ko ari buhagarare none yanze guhagarara usubu koko Mana nkomeze cyanca bundi buranda mwitiraga igice koko jewe nyine
basi ifatiye telefone nubwo nyine arakama ubona kugize ubwenge yaranumye ubona kugize ubwenge aho ntabwo ndongera kugukurikirana ntabwo ndongera kabisa uratuma nkujyana kuzimu kubera amafoto ujya nta mafoto kambanza nyasi mubizi ko na satani azi guforomata se satani rigarabizi foromata phone basi mbabara niya mama ndakugurira iyawe nakumaye phone basi mbabara ndakugurira iyawe uje kabasi kangwa amafaranga genda sha basi za basi kanyikoreho rimwe Taka satani arongera aje ako se buraryoye ko yaritaye telefone nayitaye Shabeno moye nabyo nzabyandika mu gitabo Oh my God. yewe ntago ndi ikimara wamubwira ndetse mwemeza ako biranagutse bisande ko ndi ikimara wowe sha biranagutse uri kumebaho bundi ugiye maguru wanjije reka ngira utarama n'amaguru muko ndakubwiza ukuri gakobwa ibiheri umuko ufite ubwenge bicariye wega fisi kadogo ko ngenda kubwiza ukuri yuko nshobora gukubita abantu bose babireba kujya mu muhanda kubwiye witondera umuntu ubwo mufite imbaraga zo kunkubita akagabo uya nubwo wifitisha amaboko nk'ay'ihene akunyuzamo urungurushyi koke yenza nk'ifuni hambibwa gusa ngo ubwo nawe urumva ufite imbaraga ndifuni hambibwa bikwereke binyereke turebe uko byibushye umuntu yaguterura n'inka baraziterura nanswe uba buterura niyo mbona uhangana n'ifuni hambibwa se aho yenda kwiyamye sindi ifuni wowe hambibwa watura ntabwo ndimo ntabwo nagushobora wapi ntabwo nagushobora wapi Jesus Christ of Nazareth. gusa no nabubaga kigirira nambaraga ngira ni kamaneke gira nakunda ufite ubwenge baragutoye uturukaye bagaturuke muri wese mako ndakwiyamye iyo umuntu atari yakubita ntabwo mubizi bikubwara urabona ukuntu kinsukumye nk'usukumye hene gakobwa imiri wameriwe natera kunyuzamo uruki ntabwo wakumvikana ubundi bukobwa bw'iki gihe naka gateye gaturuke bari gaterwa ibuye mu menyo gaterwa ibuye mu kanwa umuntu atari yabacira ubundi abakobwa mwigeze numva nuko mpuzimu uyu naga kwemeje nubwo waronye nta mwanya mfitanye n'ibikorere kandi ngo ndigikuri ako sawa sha Oh my God. ko neza kabisa izi mbwa zigenda zisifura abantu ubu urambwira ko ndi mwiza ubu ninyoboye ko ndi mwiza ko gasuka ubwo bwiza mugenda mwibambaza bandebera umuntu apfuye gusifura atari yakubwira icyo agushakiye uje ukaraga amenyo ngo iki ngo uri mwiza kuko uri mwiza ndabibona warangije kwabira se nigenda se ndi ihene urenze nayo sibye no kuba uri ihene wowe harabura gato ngo umere amahembe Things say they wise. gakobwa imere wampiriwe nzi ko abakobwa beza ari mwege mwitonda kumbe muba mufite imico nk'ayo nk'ingurube mwana wabanyije umunwa aho njye ngabanye umunwa ugwabanye nyine reka nkubwire icyo nagushakiraga nturangiza wigenga mbwira nyine
nawukunze nkikikubona. jewe ariko abahungu b'iki gihe nta soni musigaye mugira rega ye urumva ukuntu ye kaza kambwira nta n'isoni. Ntabwo wemera ko umuntu agukunda se? Gakundane na satani. Shabana mwungari. Ubwo muba mukundana muba mushaka abasaza mu kenyura baba bifitiye udusambu. Abo basore nkatwe tuba turi gupfa ubusa. Urashaka umusaza uzakira igitaka itapfa. Wakikunda umusore nkanjye ufite utu. Kare. Urashaka umusaza uzakira igitaka itapfa. Yego. Bakobwa b'iki gihe. Ntabwo wafata umusore ushaka umusaza nawe ufite udusambu tawo aba ari tumujya. Ifasha uramamagaye ngo wankunda. Njyana nakundana nawe n'ibyo ipantaro bitareshya byanacitse gusa. Urakundana n'ipantaro cyawe urakundana nanjye. Cyane nawe ndabona umeze nk'ipantaro yawe. Ndasumbana. Oh my God. Urapfa n'abakobwa b'iki gihe. Byose birakureba. Bitandeba se ntabwo bagomba kubagenzura. Rega njye harigena n'abanyagitifu uko ndi kwiyamamariza. Gitifu we. Ndi kwiyamamariza kuba umuco. Nta gitifu kurimo wowe. Ndi muki. Ndabona uri muri iyo pantaro yawe. Birasekeje se? Ndebera ngo uranika amenyura. Uziko wajyayo ni ibinini bya sida. Bidasetsa se. Wese ntabwo uri gushinyika wanuza we. Wambobo. Ntabwo ngeraho ndi imbobo umukobwa. Icyambere cyo uri imbobo. Nugira aho utaha umeze nk'imbwa. Oh my God. Ndakwiyamiye sindi. Yamisasi guca amatwi wanjye. Yamye rega nta n'isoni. Undi nagahamagarira giki. Agaki. Gashinze. Jesus is Lord. Mbona ndeba rega mba nambaye. Kambara urwimuka. Apostle we have. Wishinyika. Yashinyika nyine. Yego mfite amenyo meza ni nkayi. Simbona sarajemo imihondo. Yego. Amamesa menshi. Amamesa menshi atuma amenyo afunguka. Ndabibabwira se. Abantu ndabibabwira ngo amenyo meza. Hanyuma se uburoso berehi. Uborosa. Hanyuma. Ndaborosa natariye se.